Bakunzi banzuru Business Group Limited, namwe mushaka kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa ndetse namwe mufite amatsiko kubijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera, tubahaye ikaze mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Gira Icumbi ni ikiganiro kizajya gitambuka kuri Fine FM kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, kuva saa 7 kugeza saa 8 z'amanywa. Ni ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru yose yerekeranye n'imitungo itimukanwa, inzu, ibibanza, amashyamba ndetse n'ibindi. Ni ikiganiro kandi tuba turi kumwe n'inzobere mu by'ubutaka, abayenjenyeri ndetse n'abafite aho bahuriye nabyo kugira ngo musobanukirwe byinshi, munasubizwe ibibazo byose mwibaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 48 6 7 cyangwa ugatangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu wanditse Nzuri Market. Ikaze cyane mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Turongeye turabasuhuje bakunzi ba Nzuri Market, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Nkuko mubimenyereye rero tugenda tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni nako kandi twabasezeranyije yuko tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tuzajya tugenda tugirana n'abantu bafitanye isano n'ibyo bintu cyabagiraho bahurira nabyo, uvuga yaba abakomisiyoneri bayiranga, abenjeniyeri bubaka ndetse n'abakozi mu bigo bya leta bishinzwe ubutaka, kugira ngo mujye mugenda mubabaza ibibazo bitandukanye hirya no hino. Ni muri urwo rwego rero tubasaba gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mujye murushaho kugenda mureba cyangwa se mwumva ibyo byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni muri aka kanya rero turi kumwe n'umutumirwa muri aka kanya rero ufite nawe aho ahurira n'ibyo bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ngira ngo wenda yatangira yibwira abadukurikiye hano kuri Nzuri Market. Ngira ngo mwakwibwira ababakurikiye, batangira mubibwira n'ibyo mukora muri rusange. Murakoze. Nitwa Nkurunziza Leopold, nkaba nkora akazi k'ubukomisiyoneri, nkaba nkorana n'iyi kampani yanyu Nzuri Business Limited. Murakoze cyane. Ngira ngo kuba kumenyereye hari akandi kazi nanjye numva bakunda kuvuga. Nibyo banyita Rigani. Rigani uri umukomisiyoneri nk'uko byivugiye, mbese aka kazi waba waragatangiye ryari ku bukomisiyoneri? Murakoze. Aka kazi nkamazemo imyaka igera muri 15 nkora akazi k'ubukomisiyoneri. Imyaka 15 bari nyinshi, ufite ubunararibonye. Wagenda usangiza abanyarwanda, wasangiza abasanzwe bagakora ndetse n'abashaka kukinjiramo muri rusange. Nibyo koko, imyaka 15 navuga ko mfitemo uburambe n'ubunararibonye. Iyo bavuze kwihangira imirimo n'iki, mbese waduhaho incamake y'uburyo watekereje kuba umukomisiyoneri, cyane yuko ntekereza ko mu myaka 15 ishize kari akazi wenda kari kataratera imbere? Murakoze. Nibyo koko nk'uko mubivuze, twabitangiye imyaka 15, murumva abantu benshi bari batarabimenyera, batanabizi. Tubitangira ariko natwe tutabishyizeho umwete cyane, ariko iyo umaze kukinjiramo naje gusanga ari akazi nk'akandi. Abantu benshi bazi ko bibwiraga ko akazi k'ubukomisiyoneri wenda ari akazi ko kuba umuntu atabiyabuze ibindi yakora, ariko ntabwo ariko bimeze. Akazi k'ubukomisiyoneri ni akazi, ni umwuga nk'uwundi. Iyo ugashyizeho umwete ukagakora ugakunze, karagutunga, kakagutungira umuryango, kakakugeza kuri byinshi. None se ngira ngo mu myaka 15 ishize, yego, mu myaka 15 ishize ntekereza ko n'ubundi wenda wari umuntu mukuru, imyaka mufite uko ingana. Niko kazi wari winjiyemo kuko ugahisemo uvuga uti ngiye gukora kariya, cyangwa nuko hari ibindi wakoraga wenda ukabona bitagenda ukavuga uti wakwibera umukomisiyoneri? Ibintu byose ni ugushakisha. Ntabwo navuga ngo niko kazi nahisemo mbere y'ibindi nakoraga. Mbere y'uko ngatangira hari ibindi nakoraga rero naje kubihagarika, mpitamo ubukomisiyoneri. Ariko ntabwo nabihagaritse kubera ko bitagendaga, ahubwo nararebye ndashishoza nsanga akazi k'ubukomisiyoneri agakora agashyizeho umwete n'umutima, mbona ko kangeza kuri byinshi kandi koko
karantunze kantungiye umuryango kamaze kungeza kuri byinshi. mbere icyo gihe mbere wakoraga iki? Mbere nakoraga ibijyanye n'ubucuruzi bw'iduka bwa butike, nyuma nkora n'ubucuruzi bw'akabari. nimuza kubona yuko wabisimbuza ubukomisiyoneri? Naje kureba mbona nabyo ntabwo navuga ko bitagendaga, ariko naje guhitamo kubihagarika mpitamo akazi k'ubukomisiyoneri. ese iyo bavuze birumvikana uko wabihisemo nabyo ni byiza, ariko ndibaza iyo byose ni mu rwego rwo kwihangira imirimo no gushakisha nk'uko wabivugaga. Ubundi iyo bavuze kwihangira imirimo wumva iki ku rubyiruko cyangwa se no ku bandi bantu bakuru usanga bagishakisha akazi n'iki byose? Iyo bavuze kwihangira imirimo wumva iki, uzumva ute wowe, ni iki wabwira abantu ku bintu bijyanye no kwihangira imirimo? Murakoze. Kwihangira imirimo bamwe rero birabagora. Kwihangira imirimo hari ukwinshi, hari kuba wagira amafaranga yo gutangiza igikorwa cya bizinesi runaka, hari no kuba waba uzi umwuga runaka ukaba wahitamo gukora umwuga wenda urugero nk'ubukanishi, ubufundi, ibintu nk'ibyo byose. Rero ikiza cy'ubukomisiyoneri impamvu nabihisemo, nta bishoro byinshi uretse kubikora bikunze. Ubundi bishoro by'ubukomisiyoneri ntabwo navuga ko byambere birebire, ni ukumenya gusa ukabikora bikunze ubishyizeho umwete kandi ukabikora neza, biragutunga rwose, ni umwuga nk'iyindi yose. birumvikana ngira ngo ku bwawe umuntu yabaye umukomisiyoneri byaba ari sawa cyane. Kuri jyewe nabimushishikariza, ni ukuri. none se muri iki gihe ngira ngo ibyo bintu by'ubukomisiyoneri dutangiye kubimenya vuba twebwe. Muri icyo gihe cyo hambere, ubu ngubu ko mu bukomisiyoneri rimwe na rimwe usanga havugwamo ubujura, havugwamo ubwesikoro, abakomisiyoneri ngo baranze imitungo ikagurishwa n'abantu batari ba nyirayo cyangwa se nabo bakayiyitirira bakayigurisha. Muri icyo gihe mukibitangira byahozeho cyane, ibintu bije vuba? Ntabwo navuga ngo bije vuba. Mu myuga yose no mu kazi kose habamo abantu beza, habakabamo n'abanyamanyanga, byo murabizi. Rero ntabwo navuga ngo bije vuba, na kera byahozeho. Niyo mpamvu nakunze kuvuga ngo iyo ugakoze ugakunze ukagakorana umutima mwiza n'ubunyamwuga, karagutunga kandi kakakurinda kuba wagira ikibazo, kakagutungira umuryango. ngira ngo hari amakesi ugiye uzi wenda y'abakomisiyoneri bagiye bitwara gutyo, bagiye biba gutyo, se n'iki byose? Niba nta banga koko, hari abo waba uzi cyangwa wenda? Ndabazi. Nibyo bindera kubwiraga ko akazi kose kabamo ubujura, habamo babi n'abeza, murabizi mu myuga yose. Hari abo nzi rero ko bagiye bajya mu bintu byo gushaka indonke batakoreye, nabo byagiye bibagiraho ingaruka, murabazi, nanjye ndabazi bamwe na bamwe, ariko ntabwo ari benshi. Ni nk'umwe babiri gutyo, ntabwo nabwo ni benshi. babaga babitewe n'iki ugereranyije? Babaga babitewe na yanda nini nahoze mvuga haruguru, kutanyurwa cyangwa gushaka byinshi vuba vuba batakoreye. Ni umuco mubi ariko. Ese tuvuga ko abakiriya bo ni shyashya? Abakiriya bo nta bakiriya mujya mugirana ibibazo cyangwa mwagiye mugirana ibibazo ku buryo abakiriya bo twavuga tuti abakiriya nabo abakiriya ni sawa nta kibazo? Oya, nta byera ngo de. Abakiriya nabo barimo batari shyashya, batagerageza no kubahiriza amasezerano mwagiranye, ariko ntabwo bikabije, ntabwo nabivugaho cyane. Abakiriya bo ntabwo ari cyane. Bo usanga babambura, ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho, ariko bo ntabwo navuga ko bikabije. Iyo mwagiranye amasezerano, abakiriya benshi navuga ko bagerageza kuba inyangamugayo, bo baragerageza.
ndabona uri umupapa mukuru, ntekereza yuko aka kazi muri rusange wenda ni nk'iki urubyiruko rushaka kwinjira muri aka kazi cyangwa n'abandi bantu bumva bakinjiramo, ni iyihe témoignage wabaha? Wenda ntabwo wavuga byose ariko no kubivuga nta gitangaje kirimo. Aka kazi kakumariye iki muri iyo myaka 15 kakugejeje kuki? Aka kazi rero ntababeshye nakunze kuvuga ko ari akazi keza nagahisemo, mbona ntaribeshye kubera ko niko kantunze, kantungiye umuryango, karantunga, abana bakiga. Nk'ubu bana bariga kaminuza, bamwe baranayirangije, kandi mbikura kwa aka kazi nta kindi mbikuraho. Urumva rero niba mbabwira ko akazi kantunze, kagatunga umuryango, kakarira abana kaminuza, nababwira ko akazi ari keza rwose kuri ngakora ngakunze. Ngashishikariza urubyiruko rero ahubwo kubyitabira, bakitabira kugakora kubera ko kabatunga kandi kabageza kuri byinshi. Ese urubyiruko rwaca mu yihe nzira? Urumva umwana ukirangije ishuri, niba ari kaminuza, niba ari segonderi, urumva niba yahita ajya ku muhanda akavuga ati njye ndi umukomisiyoneri, niba ari icyapa yakwambara, niba muri ari umukomisiyoneri yaca mu yihe nzira kugira ngo abantu? Nabashishikariza kugana amakampani nk'aya yanyu, nk'iyi kampani yanyu ya Nzuri, bagerageza bakayizamo kandi byabafasha. Ni bya bindi leta baradushishikariza kwishyira hamwe, kwibumbira mu makoperative. Ntabwo rero nababwira ngo bakore bonyine, gukora umwe ntacyo byamugezaho, ahubwo nabagira inama yo kwishyira hamwe bakagana amakampani nk'iyi, kandi byabageza kuri byinshi. Yego. Wenda ikindi kibazo, kugira ngo n'abakiriya babagana bashaka kugura cyangwa kugurisha cyangwa gukodesha, kugira ngo nabo babyumve, ikibazo wenda numva cy'amatsiko. Kuvuga ngo ubundi ni ryari umukomisiyoneri akorana n'umukiriya, umukomisiyoneri akagenda anyuzwe ko yakoze akazi ke neza, n'umukiriya nawe akagenda anyuzwe yishimye ko yahawe serivisi neza. Ni ryari biba byagenze gute? Ntabwo nzi niba numvise ikibazo neza. Ikibazo ndi kubaza, hari igihe ukorana n'umukiriya wenda ukamurangira inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Yego. Mwarangiza gukora iyo diri ukagenda wishimye uvuga turiya muntu dukoranye neza, nawe akagenda yishimye avuga turiya mukomisiyoneri ampaye serivisi nziza. Yego. Ni ryari? Mwakoranye mute mbese? Urugero, nk'ubu turi muri kampani yanyu, umukiriya araje adusabye ko tumufasha kumushakira inzu yo kugura. Inzu turayimushakiye, turayibonye, tuba twaravuganye igihembo azaduhemba. Urambaje uti ni ryari rero ugenda wishimye? Iyo rero umukiriya aje atugana tukamufasha kubona serivisi adukeneyeho, iyo tumaze kumurangira ya nzu araduhemba ya mafaranga twavuganye. Iyo amaze kuduhemba ya komisiyo, birushaho kudushimisha. Ntabwo dushimishwa cyane aya mafaranga cya gihemba duhaye, ahubwo tunashimishwa nuko tuba tumuhaye serivisi. Icyo gihe turanyurwa kandi nawe agenda yishimye, tukaba n'inshuti, ejo akaturangira n'abandi bantu akavuga ati bari abantu baramfashije, kandi natwe baradushimisha. Nababwira ko maze gukuramo n'inshuti mwa kano kazi, abantu kandi nagiye mbafasha tutaziranye, namara kubageza ku byo bashakaga bakishima nkishima, ubu turi n'inshuti zo kubabeshya. Birumvikana. Yego. Abo mwatangiranye ku kazi mu myaka 15 bose baracyagakora? Niba hari aho bibuka, hari abagakomeje na none bakikarimo, hari abakavuyemo bajya mu bindi? Hari abagakomeje benshi bakikarimo, hari abitwaye nabi nk'uko bitwahere tubivuga, hari abagakoze batagashyizeho umutima, ukabona ko byabananiye kubera ko ariko batagakunze. Ubona ari babandi navuga ko bitwara nabi no mu buzima busanzwe, naho handi hose murabizi barahaba, ariko abenshi nzi twagatangiranye no baracyagakora, kandi bose mbona karabagejeje kuri byinshi. Yego. Birumvikana. Wenda tugana ku musozo, ngira ngo hari icyo wabwira bagenzi bawe b'abakomisiyoneri bakiri mu kazi n'abakinjira? Icyo nabwira bagenzi banjye bakibirimo
nabagira inama yo kwa kundi navuze mu kanya ko ibyiza bakwibumbira mu mashyirahamwe bakagana kampani, kuko wenda ariko n'ikindi kandi kugerageza kuba inyangamugayo, bakagerageza kuhuza wenda ugurisha n'ugura, kandi bakabikora mu nzira nziza mu kinyabupfura. nicyo kintu nabagira inama ku buryo abo duha serivisi barushaho kwishima no kudukunda. Murakoze. Abo muha serivisi bo bababwira iki? Ngo n'abanyarwanda muri rusange n'abanyamahanga n'abanyamahanga murabakira, mbese abo muha serivisi bashobora kukubona muri iki kiganiro cyangwa kukumva bo wababwira iki? Icyo nabagira inama yo kureka gufata abandi bo ku muhanda bakabona gusoma ku muhanda, gusoma umukomisiyoneri. Nabagira inama yo kujya kunyura muri kampani nk'iyi, noneho kuko kampani iragufasha, kuko icyiza cya kampani igukurikiranira n'umutungo ikurangiye urugero, ikagufasha no kuba mwashaka n'ibyangombwa, ikagufasha kugeza ku musozo. Rero bariya bo ku muhanda niba abandi nahoze mvuga bo ku muhanda ntacyo byabagezaho, n'abajyamo kugana amakampani. Yego. Kugeza ubu ngubu hari inzitizi cyangwa ibindi bibazo ubona biri mu kazi kanyu mubona wenda bibabangamiye cyangwa ni nta makemwa? Ntabwo navuga ngo nta nzitizi, nta kazi katabamo ingorane, ariko ngereranije ntabwo navuga ko hari ibibazo byinshi. N'ibiringaniye bike nabyo bigerageza gukemuka, ntabwo bikabije. Turabashimiye cyane rero, mwakoze kudukurikira cyangwa se kwitabira ikiganiro twabatumiyemo. Ngira ngo n'ubutani mwongera gukenerwa cyangwa se nitwongera kubakenera tukagara tubatumira muzajya mwuza. Murakoze, ndabashimiye, bivurije kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko rero twari twabibabwiye tugitangira, twari turi kumwe na Rigani, umukomisiyoneri ufite uburambe bw'imyaka 15. Nk'uko rero mwabyiyumviye, ni akazi kamutunze, ni akazi kishyuriye abana be kaminuza, afite n'aho atura, nubwo atabivuze afite n'aho atuye. Murumva yuko ari akazi keza umuntu yashishikariza abari mu bushomeri cyangwa se urubyiruko kugana amakampani, bakagenda babafasha kukinjiramo gahoro gahoro kugira ngo babashe gutanga serivisi nziza, kubera ko ni akazi kabasha kugira aho kakugeza. Nk'uko rero mubimenyereye, yari Nzuri Business Group Limited ibicishije kuri channel yayo ya Nzuri Market. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzajya dukomeza tugende tubagezaho byinshi bitandukanye ku mitungo itimukanwa, ndetse dukomeze no kubarangira igurishwa, ikodeshwa, byose mutugane kandi mukomeze mukande subscribe. Murakoze cyane, turabakunda.